JNTV show. Reka twongere tubashimire kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwebwe dukomeje kubana kuri GNTV show. Tubashimire ko mudukurikira umunsi ku munsi ndetse mudahwema kutwereka ko mudukunda. Kandi nanone reka twongere tubashimire ko mwakoze subscribe cyangwa se n'undi wese utarayikora yamanuka hasi aho byanditse agakoraho ubundi inkuru zose tuzajya dukora zikazajya zimugeraho uko tuzishyize. Kuri ya gahunda yo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina rero tuje gusubiza umukunzi wacu watubajije ubusobanuro bw'izina Esther. Nawe niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se wifuza ko hari izina twazagusobanurira, wamanuka hasi ukabyandika hagenewe kwandika ibitekerezo maze tukazagusubira twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Esther rero ni izina ry'umukobwa ukunda guhabwa impano. Ku bushakashatsi twakoze rero tugiye kurebera hamwe ibiranga bitwa rino zina ndetse n'imiterere yabo. Esther ni izina rikomoka ku giperesi risobanura inyenyeri cyangwa se star mu cyongereza. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa ryiganje mu bihugu bikoresha icyongereza n'igifaransa. Mu isezerano rya kera muri Bibiliya umwamikazi Esther arazwi kubera inkuru zo gukiza abayahudi. Yafatanyije na Moridekayi igihe yari umugore w'umwami. Rero muri aka kanya reka turebere hamwe ibiranga ba Esther. Esther ni umukobwa ukunda guhabwa impano. Akunda kuvuga ibyo benshi bakunda kwita talkative. Ahora abona ko ibintu bizaba byiza. Ahora ashakisha udushya mu buzima bwe. Ni umuntu ushimishwa no guhabwa impano. Mu yandi magambo, kumugenera impano biramushimisha. Aho atuye Esther aba ari umuntu uzwi cyane kubera ko ahindura ibintu vuba. Usanga ibyo akora byose aba yitaye ku mishinga minini kurenza utuntu dutoya. Esther ngazigwanga udushya kandi azikuvugira mu ruhame. Akunda ibijyanye n'ubugeni, akishimira ubuzima bwe. Akunda kujya mu bintu bitandukanye bikamutwara umwanya n'amafaranga. Esther biragoye kumenya ibyiyumviro bye kuko ni wa muntu urakara kandi akanaseka. Esther kandi ngo ntabwo akunda kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwe. Ibyo ngibyo rwose ngabigendera kure. Rero hano twari turi kugaruka ku izina Esther turebera hamwe ibiranga baryitwa. Ni nyuma yo kubibazwa n'umwe mu bakunzi bacu. Iyi ni GNTV show.